reka tubashimire mwebwe mwese mudahwema kubana natwe uko bukeye nuko bwije. Hano rero ni kuri wa muyoboro wanyu n'ubundi wa Mos TV. Reka tubabwire ngo turabakunda kandi cyane rwose. Hanyuma nkubwire ngo humura kandi ukomere, ureme kandi wizere. Ndambwira abantu ngo hari kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Icyo mba mvuze ni iki? Bankubwiye ngo ntucike intege. Hari igihe nawe uzacana wake, hari igihe uzagira ishimwe kubera yuko Uwiteka igihe azakorera igitangaza n'abantu bazabimenya ko Imana yagikoze. Yego, ngarutse muri wa mwanya wacu rero wa update tubaha nibiriho. Tuba tugira ngo rero wowe numara kumva ibyo tuvuze tukugejejeho dufatikanya kubisengera. Narababwiye ngo nta na rimwe nzakuzanira amakuru ntifuza ko tuyasengera. Wowe rero udafite umwanya wo kubisengera, ni ukuri ujye wituriza, nta n'uzakuveba ko umuntu wese atanga icyo afite. Ariko igihe cyose nzakubwira ngo dufatikanye gusenga kubw'umurimo w'Imana, kubw'itorero ry'Imana no kubw'abakozi b'Imana. Nibikunanira uzabyihorere. Mboneyeho gusaba wowe utari wakora subscribe uyikore, ujye unakora share na like na comment muduha. Turazishimira. Hari n'abantu bakunda gutanga comment batukana, namwe ntago tubagaya kuko ubwo buri wese atanga icyo afite. Ubwo nicyo ngicyo ubufite, nta kundi twakugenza. Tuzajya twakira ibyo bintu nyine waduhaye, tunagusengere kuko nawe hari ikintu gikomeye ububura, kandi ibyo nabyo mu byo Yesu Kristo yerekaniwe nabyo birimo. Hanyuma rero ngarutse muri update mbazaniye n'ubundi ni itorero ADEPR ku mpinduka zongeye kuba. Kandi narababwiye ubwashize ni izi mpinduka za buri kanya ubwazo ziteye ikibazo pe. Ubwazo ni derangement, ni ikivumbikisho cyo kwangiza umurimo w'Imana ku ruhande mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndabaha ubusobanuro nawe ubirebe. Ubwashize basezerera abashumba bayoboraga amatorero afunze, abarimu, ndavuga abarimu n'abapasiteri. Yego, abarimu n'abapasiteri bose murabizi ko bose babita amashumba, abayobora amatorero. Ariko mbonero no kubwira abamwarimu uti nyaboneka mubimenye yuko iyo titire yo rwose iri mu nzira zo kurangira, kuko twarabivuze turabibabwira mugira ngo kuko bitaraba muti ntago bizaba, ariko muzabibona. Kubera yuko kuva babita abashumba kandi ukabuzi kuri umushumba utabatiza, udasezeranya, udatanga igaburo ryera, iyo nukuri nushaka uzaguka amaso urebe kure. Kandi nukuri Yesu azagufasha umenye nuko usenga, umenye naho werekeza, kugira ngo ibi tubivuga ku mpamvu zo kugira ngo umuntu wese amenye uko asenga. Kandi nukuri nubwo baba bimeze gutya, ariko umukiranutsi w'Imana azaguma ahagaze, kuko naho ngo yagera kure ntabwo azarambarara. Imana ibarinde abakozi b'Imana. Hanyuma turabibabwira tuti dore aya mabaruwa babahaye amezi 3 ntabwo bazabagarura. Impamvu batazabagarura nuko batoye abandi basimbura, kandi bakaza ari abavolontaire, kandi abo bavolontaire bakaba bamaze kubasinyisha ko bazakorera ubuntu. Icyambere ntabwo bazagarura abantu bahemba. Icyambere bavuze ko abo bantu insengero zabo zifunze. Yego, icya kabiri bavuze yuko ubushobozi nta buhari. Turanabigaragaza, tugaragaza yuko amatorero nubwo afunze ariko abakristo bakora. Turavuga ati kandi umushahara buri muntu ahembwa mu rwego rwe, yaba umushumba w'umupasiteri cyangwa umushumba w'umwarimu uyoboye itorero, ayahembwa arazwi nubwo tutari buyavuge. Rero kuba mu by'ukuri bahagaritse abantu bose insengero zabo zifunze, kandi nanone bakabikora hari abakristo bari aho ngaho bari mu kirere bategereje ko insengero zishobora gufungurwa mu gihe runaka, ukamuzaniraho umuntu mushya, nabwo nuko utareba kure ngo wite ku murimo w'Imana cyangwa se kuri abo bakristo. Kuko umuntu wari umaranye nabo iminsi insengero zafunzwe ari kumwe nabo, ni nawe umenya ngo ba runaka bameze muri ubu buzima, bari muri ubu buryo, bahagaze aha, bafite intege nke. Mbese muri make ashobora gukorana n'inama mpuzabikorwa, akamenya amakuru y'itorero, agakorana n'abadiyakoni, agakorana n'icyo bita minisiteri y'abadiyakoni, akamenya igihari, agakorana n'abaririmbyi, minisiteri y'abaririmbyi na za minisiteri zose, akamenya ikibazo gihari. Turavuga tuti rwose ibi ni ukwirengagiza
urugamba n'ibihe abakristo bahagazemo, kumuzaniraho umuntu w'umuyobozi mushya. Icya mbere ni ukunaniza wa mukristo kuko ntaziyumva umuntu uko ntaho bahurira mu materaniro. Icya kabiri niyo kunaniza n'uwuzanye nawe bizamugora kugera ku ntego, kubera yuko abantu ayoboye bari mu kirere, nta bafite rwose, ntafite ahahurira nabo. Icyo twarakivuze, turanavuga tuti none rero aba bantu ntibazabagarura. Kandi mwibuke ko RGB yabivuze neza ko nta muntu ukwiye gukorera ubuntu. Babibonye ko bagonze amabwiriza cyangwa se bagiye kuhura n'urugamba rungana n'urwo wabaye bwashize, ubwo basezeraga abantu basaga 1700, abo bantu bakabajyana mu manza kubera ko basezereye mu buryo butubahirije amategeko. Turabwira tuti rero aba bantu nabo bazabajyana mu zindi manza, kandi dore ni benshi basaga 2000. None aba bantu rero barabajyana mu manza. ADEPR bibonye ihita ifata ingamba zo kubagarura vuba vuba. Tuhita tubabwira tuti nubwo babagaruye kugira ngo mutazabarega mukabaregesha ibaruwa y'uburyo butujuje ubuziranenge cyangwa amabwiriza babahaye, igi ari yitumye mutaha. None babagaruye kugira ngo noneho babasezerere bakoresheje amashuri n'ibyo mutujuje bijyanye n'ibyo leta isaba abakozi bari mu myanya iri ngana n'iyo murimo. Turabivuga, bamwe bajya muri commentaire, abandi bati rwose ibyo muvuga mubikura he. Ntago dushobora kuvuga ikintu kitari ukuri, kandi ntago dushobora kuvuga ikintu tudafitiye isoko muzi, isoko ifite inkomoko. Nubwo mutabizi, tuba dufite bamwe mu bashumba baduhaye ayo makuru kandi bayazi neza, kuko nabo baba batanejejwe nabyo, cyakora bakumva batinye kubivuga. Ariko impamvu babivuga ni uko baba bagira ngo tubitangaze ahari abantu babisengera. Rero mwabakoze b'Imana mwe, wowe unteze amatwi, wowe uri kunyumva, ushobora kubusengera muri ADEPR cyangwa utanahasengera. Niba utahasengera ushobora kumfasha tugasenga, kuko twebwe ntabwo dusenga dufite ishyaka ry'idini gusa, dusenga tugamije ngo umurimo w'Imana, Imana iwubake. Abantu mwese mu madini atandukanye mufite amatorero yanditseho ngo Pentecost, muri inkomoko n'isoko ya ADEPR. Ni nayo mpamvu mbabwira ngo muyisengere. Abandi namwe ho mwaturutse, Imana musenga ni imwe, yaba ari isengerwa muri ADEPR, yaba ari Imana isengerwa ahandi. Ndazi neza ko uwahamagawe by'ukuri, pana wa wundi wakurikiye abandi muri kirabaye, ni ukuri umfashe dusengere iki kintu. Iyi ni imbaraga iri kubushabusha cyangwa iri gukoroga umurimo w'Imana. Kubera iki? Nkurikira neza. Barabagarura, abantu bamwe barabyina, nzu umuntu wabazi inka avuga ati ndashima Imana ko bangaruye, ndamuzi n'umukozi w'Imana. Bamushubije itorero n'ibaruwa, aravuga ati ndashima Imana. Ni mubare ejo bundi aho babahereye amabaruwa, ejo bundi babagarura bakabaha amabaruwa. Mbabwira ni barabagaruye kugira ngo noneho babasezerere mu buryo bwujuje amabwiriza cyangwa se bujyanye n'amategeko n'amabwiriza agenga umurimo ndetse n'abakozi. Naha kubera iki? Iyo umuntu musezereye kuko hari ibintu atujuje, ntabwo aba ari ikosa ry'umukoresha, kuko ugomba kuba mu kazi wujuje ibisabwa. Iyo rero hari ibyo utujuje, ugenda nyine nk'utabyujuje, bakagusezerera bakaguha za merekeza zimwe zigenwa n'itegeko. Izo rero ntago ADEPR yazibura. Ndabivuga none, dore twamaze kubivuga, dore ejo bafasha amabaruwa bayahaye abakozi b'Imana, abarimu n'abapasteri, abashumba bashumbye amatorero. None twarababwiye tuti kandi ibyo biri gukorwa nta kindi biri gusura, ni ukugira ngo bayungurure, bakore amabarura, abantu bose babakuremo. Mbibutse ko hari n'ibindi mutari muzi. Twavuze ku kintu kijyanye n'itsinda ry'abantu 50 ku rwego rw'igihugu, barobanuwe bagiye gutangira gukora ibarura ku matorero agomba kuzasigara n'amatorero azakurwaho burundu. Ibi twarabivuze, ariko tuzongera tunabibabwire kandi muzayibona bizaba. Abo bantu 50 muyamuvuga ngo kuko tutababonye, buretse muzababona, kandi muzababona
ibi turi kuvuga nibataza ngo babikore muzamenye ko tubabeshya. Ibi bazabikora, ni nayo mpamvu tubabwira ngo mubisengere kuko hari ibindi byinshi biri inyuma bishobora kuzanyeganyeza nawe ubwawe aho uri bikakunyeganyeza. Kubera iki? Bizakugora ubonye urusengero rwawe barugurishije ahandi hantu, nibwo uzamenya yuko bya bintu bikaze. Ariko si icyo ngicyo nari ngendere kukubwira. Katwivugire kuri abakozi b'Imana bahawe amabaruwa 3 bahawe mu mezi atarenga 3. Ibaruwa ibabwira ngo tubaye dusubitse amasezerano yanyu kubera ko insengero zifunze tudafite icyo tubahemba, tubaye dusubitse amezi 3. Babona bagonze igikuta bati duhite tubagarura, nimugaruke mukora umurimo bakozi b'Imana. Kandi n'ubundi za nsengero zigifunze. Ariko mwumve iyo mibare. Ako kanya bakije bati none ubwo mumaze kugaruka rero mutakitureze, bagahita bongera bakabasinyisha nanone, bakabohereza ibaruwa ibasaba kuzuza diplome, kuzuza ibi n'ibi, amasertifika, amashuri wize ya teolojiya. Kandi n'ubundi nubwo biba bimeze bityo, nubwo babasabye bakoresheje ayo mabaruwa, ibyo babyitwa impamvu shingiro yo kugira ngo babone impamvu ibasezerera. Ariko suko ADEPR itazi gukarasa raporo yahawe. Nta mukozi n'umwe wo muri ADEPR utagira karasoma badafitiye imyirondoro ye ndetse n'amashuri yize n'ibimuranga. Ibyo twabitanze inshuro nyinshi, nanjye ubwanjye narabitanze inshuro nyinshi. Bivuze ngo ADEPR ibyo bintu yari bifite, ariko yaboherereje amabaruwa inyujije ku mushumba wa paruwasi. Ayo mabaruwa basobanuza ibyo byose no kuzuza iyo raporo ngo vuba. Kubera iki? Kugira ngo utabyujuje bahite bamukuramo, nibamara kumukuramo bamusezerere bashingiye ku byatujuje. Bene data, impungenge ebyiri zirimo. Iya mbere, ese wa mukristo wari wishimiye ko umushumba we yagarutse, ubu noneho bigenze biti? Ese ubu ntagakomeretse kurutaho? Nubwo umushumba we yagarutse ariko ahawe indi baruwa, kandi iyo noneho iramwicaza rwose kubera ko hari impamvu. Iramwicaza ntararengaho. Mbibutse ko icyo kintu icyo mvuze giherutse guteza igisa n'ubushyamirane mu rurembo rumwe muri paruwasi imwe ntari buvuge, aho umupastor yabonye mugenzi we avuga ati uyu yujuje ibisabwa, ndabizi n'undi ejo azansimbura. Bahindukiye agiye kwicara asanga intebe yari bwicareho bayikuyeho. Ibi byarabaye. Ndimo mbabwira ngo nimufate umwanya wo gusenga, by'umwihariko bene data basengera mu itorero ADEPR. Ni ukuri nimufate umwanya wo gusenga. Ngewe ubwanjye bibabwira nanabisengeye kandi nkomeje kubisengera pe. Ntabwo ari ukuvuga, si umwanya wo gutangaza, ntabwo ari ibintu biryoshye. Icyakora mbivuga nshaka kugira ngo umuntu wese ugifite ubushake n'ishyaka ryo kunihira umurimo w'Imana afatikanye natwe duheke umurimo w'Imana. Nta wamenya hirya y'ejo icyo Imana izakora, ariko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Bene data, ese uyu mukristo ubonye umushumba aje yaratangiye kuvuga ati nubwo nyiri ahangaho urusengero rwanjye rufunze, ariko wa mushumba twajyanye muri iki kigerageza aragarutse, none bahise bongera bamumukuraho. Uyu mukristo ugize ngo ntago ari bukomereke. Mbabwiza ukuri ko iki kintu uvuyeho ko aya mezi agera ku 8 agiye gushyira 9, ubwaya amaze kudutwara ingingo nyinshi z'itorero cyangwa se abakristo benshi mu matorero atandukanye. Itorero ryose rifunze ryamaze gutakaza abakristo, kuko hari abantu bari batunzwe n'iteraniro rya buri munsi cyangwa se kwa kundi mu cyumweru muterana muri rimwe cyangwa kabiri. Amasengesho yasenze akaba ari yamukumira kutagira ibintu akora ngo yijandikemo. Ubu rero umaze ayo mezi 8 kandi ndabahingero. None se kwisengero zasigaye ari nkeya cyane. Mbibutse kwisengero zafunzwe zingana na 70% z'isengero zari ziri mu Rwanda mu bihumbi 14 byari biri mu Rwanda by'amatorero. Hasigaye
hasigaye duva harafunzwe insengero zirenga 8,000 zingana na 70.1%. ubwo se mwene da wowe uri kunyumva, none se insengero zasigaye kuki zituzuye ngo zibe zifite amateraniro nk'umunani ku munsi, kubera yuko abantu bose bavuye muri izo nsengero zifunze bagiye kuzisengeramo? Bivuze iki? Biravuze ngo kuba utababona mu nsengero bafite ahandi bari, kandi aho bari ni ukuri muzareba icyo bizabyara. Ni ikindi gikomeye, umuntu wari ugoranye mu rugo asenga, nadasenga none hazakora ibiki? Umuntu wari ufite ukuntu atagororotse kandi agerageza gusenga, ibaze noneho n'akakandi kamufataga naba kadahari, azaba undi wundi. Ibi turi kuvuga abantu benshi iyo tubivuze mutavuga ngo nta mpamvu ngo bari bazifunge, ngo ni ukuri ngo bari bakabije. Yego nibyo bari bakabije, ariko ho ni kuri kote negatifu. Ndagira ngo mbere yuko uza kujya kuri kote negatifu ubanze winjire muri positive, urasanga hari ibintu bikomeye amatorero yajyaga akora. Ahubwo niba uri umunyembaraga, senga Imana itanga uburyo butuma insengero nibura zongera gufungurwa, izimaze kuzuza ibisabwa kuko haziranahari zabyujuje, nibura zifungurwe zikomorerwe, turebe yuko hari imibare nyinshi y'abantu yagaruka. Ba bandi bangana na 71 na 70.1% bagiye, turebe ko bagaruka. Wenda niba batagaruka na bose, ariko hagira abagaruka, niba koko ufatanya n'abandi kurera umurimo w'Imana. Erega wikwishima ntabwo ari igihe cyo kwishima. Hanyuma ikindi, reka mbabwire ikintu cyambabaje. Uzaba abakozi b'Imana bongeye guhabwa ibaruwa nanone ibasobanuza ibyo batujuje kandi babizi ko batabyujuje, bagiye kongera bakomereke bwa gatatu. Ejo bundi babagarura naravuze ni n'aba banyamuhamagaro mwari mwasinyishije mukabaha amaboro asinya yuko bazakorera umuhamagaro, bagakorera ubuntu ntacyo bahembwa, bakabyemera bakemera guhagarara mu nshingano, hadaciye ukwezi n'igice mugahita mwongera mukabasezera mukagarura abo mwari mwasizemo, abo mwari mwasezereye, n'ubundi nabo bwabo icyo ni igikomere. None abangaba bagiye gukomereka bwa kabiri, kuko ubwa mbere bakomeretse babona ababasimbura bari aho ngaho, none bagiye gukomereka kuko n'ubundi ibyo uri kubasaba urabizi neza ko ntabyo bafite. None se uragira ngo babikure hehe? Ukwezi se n'igice wari ubasezera ukabagarura, bavuye kwiga babonye impamyabushobozi, ntabwo byakunda. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo niba wemera ko uri umuntu w'Imana, dufatikanye gusenga, dusengera itorero, dusengera umurimo w'Imana, dusengera abera b'Imana. Ni ukuri by'umwihariko navuze ngo abasengera muri ADPR habeho kuba maso. Ibintu byo kudamarara ni ukuri ubireke. Bibiri yaravuze ngo widamararira abapfuye ahagaze. Niba wemera ko ukiri umugenzi ujya mu ijuru, pfukamisha amavi yawe, haba mu gicuku haba mu gitondo, ubyutse ujya mu kazi, niwisengera, nusaba Imana ngo itunganye ubugingo bwawe, nusaba Imana ngo itunganye business yawe, wibuke n'itorero ry'Imana, wibuke n'itorero ADPR, wibuke n'abakozi b'Imana, wibuke abantu badaterana, wibuke abo Satani ari gukubitira aho ngaho hirya no hino mu bintu byinshi barimo, kubera ko nta materaniro bakijyamo. Ni ukuri ndaguhendahenze. Niba wemera ko uri umuntu w'Imana, fatikanya nanjye dusenge. Tugiye gusenga, dusengere umurimo w'Imana, dusengere bene data abo bahawe izi nzandiko. Ibaruwa mba nayibasomeye, ntabwo ndibwirwe nyisoma, ariko irimo ibintu byinshi, ariko nababwiye ngo ibintu bikomeye barimo kubabaza ni impamyabumenyi cyangwa se ni diplome za AD, ariko nabyo biri muri condition. AD yemewe na leta, yego yemewe na leta, ntabwo ari AD kwa kundi bavuga ati turangije muri Beki, turangije muri Bejen, turangije muri Beka. Ubwo Ibeki ni muri Kiyovu, Ibeje ni Institut Biblique Gacuba, Ibeki ni Institut Biblique Kiyovu, Ibeka ni Institut Biblique de Kayenzi, Fateke iyo twakuyeho turanaceceka, amakanzu twarayambaye batugarurira ku irembo.
abandi bati heke, ariko tubizi neza ko heke koko nibyo yadusabye ibyangombwa, ariko itorero rero ridufasha kuko twigishijwe n'abarimu bafite ubushobozi. Byarashobokaga ko heke itwakira, cyane ko parenaje twari dufite yatwemereraga kubona diporome rwose. Twari dufite parenaje abantu kandi babyemere rwose, ntibakajye basobanura ibintu uko bitari. Parenaje twari dufite ya Ndege University yabyemeraga, kandi si ubwa mbere tubonye ama university atarabona ibyangombwa akagira parenaje y'andi ma university afite ibyangombwa bakabona diplome, kandi twari twarize mu buryo bwujuje ibisabwa ndetse muri norme zisabwa n'ibyangombwa byuzuye. Rero ADEPR aho ntago yabisimbuka ntiyabicika, kuko n'ubundi tubizi neza ko iza kubyitaho ikabikurikirana diplome ziba zarabonetse kandi zuzuye, cyane ko twize amasaha yuzuye, twiga amasomo yose, twigishwa n'abarimu babyemerewe b'abadokiteri babifitiye ubushobozi cyangwa se bafite iyo competence. Rero numva icyo twabikivuga, abantu bakwiye no gusengera itorero ringana kuriya rifite abakristo barenga miliyoni, barenze miliyoni 2 bagera muri 3, kuba ririho nta universite, nta secondaire yigisha theology yemewe, universite yemewe, ubwabyo ni umugambi w'uburiganya bw'umwanzi, kuko izo institute zose zarashobokaga ko zakorerwa byose bikwiriye, zigahabwa ibyangombwa bituma zemerwa, zigajya zisohora amadiplome yemewe muri leta, kuko nta kindi bisaba, kandi ababikora bakabihagararira barahari. Rero nkundira dusengane, ntabwo nshaka kukubwira byinshi, na update nagwaga ngira ngo dusengane kandi unyumva uko nyine. Nta kindi kingenza nuko nge numva ngewe nawe twifatanyije twasenga hakagira igikoreka, Imana ikaramira umurimo wayo. Yesu agumugisha wowe unyumvishije, kandi niba wemera ko iki kiganiro kirimo ijwi ryo kunihira umurimo w'Imana, ugisangiza abandi bafite uwo mushake n'uwo murimo w'Imana dufateganya gusenga. Gusa mwibuke ibyo Imana yagiye ivuga mu bihe bitandukanye kubw'umurimo w'Imana no kubw'itorero ry'Imana, hanyuma bigutere kuba maso no gusengera umurimo w'Imana, utagize ikindi urebaho, utazanye bya bintu namumvishe abantu basigaye bafite byamunyangire, amacakubiri, intambara, kureba ku idini yawe gusa, kwita ku bitari ngombwa, kumva gusa ngo abantu ngo barya amaturo, kandi no mu by'ukuri woweho nta nubwo uri mu mwanya wo kuyarya, kuko ntago wabihamagariwe. Twemere by'ukuri yuko amaturo kubatangwa mu nzu y'Imana ntiyakabaye intambara. Wowe niba uri n'umukristo ukabaye nayatanga, ntibyakabaye impamvu ituma wijandika mu bitari ngombwa. Kwishingana ufite mu itorero no mu rusengero, niba uri umukristo, niyo gukora umurimo w'Imana, ugatanga 10 nk'uko Imana yagwaye kunguka, ugatanga amaturo y'umutima ukunze nk'uko ukunda Imana, ugatanga amaturo y'ishimwe nk'uko ushima Imana yakurinze, hanyuma wowe ukabura kiranutse, hanyuma uzananirwa kubikoresha neza, azabibazwa ukwe, ariko we nawe ukaba wakiranutse ku byawe. Ubu ndabikubwiye rero, uraza kugira ukundi bisegura n'ukundi ubyita, ariko ntacyo bitwaye nzakubwira. Nta nari muzigera ubona Imana ihagaze ku bicu kugira ngo ivugane nawe. Uzahora wumva Moise avugana nawe cyangwa n'undi mukozi w'Imana, kubera ko niwe Imana nyine yanyujijemo message yawe. Hanyuma ufite umwanya wo kubigenzura, ufite umwanya wo kubisengera, cyangwa ukabifata ukundi, n'uburenganzira bwawe. Ariko nanone ntituzacicika, ntituzahwema, kuko ni twebwe Imana yemereye ko tubivuga, kandi mu gihe gisa n'iki ngiki. Reka rero dusengane Imana kubw'umurimo w'Imana no kubwa bene data bari mu gihe gitoroshye cyo gusabwa ibyo badafite, kandi n'ababibasaba babizi neza ko ntabyo bafite, kuko bafite raporo zabo kuva kera. Ntago ari ubwa mbere baba basabye raporo, kandi babizi neza ko batazifite. Ubwo rero no kuvuga ngo reka tubone impamvu ituma tubasezerera. Reka dusenga Imana. Mana y'ukuri, Mana y'urukundo, Mana yo gukiranuka, niyo wahamagaye abakozi bawe, niyo washyizeho umurimo. Ndasenze kugira ngo umuntu wese ibi bireba umukomeze, umwiteho. Uyu murimo n'uwawe, ni wowe uzawitaho. Ijambo ryawe riravuga ngo abera baryo bahora bari maso babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Turagutabaje ngo uzurengere umurimo wawe, unyuze mu nzira yose yatuma umurimo wawe uhembuka. Ndakwinginze abanihiraga itorero Satani yamaze kubajyana mu bindi, uyu mwuka w'uburangare n'agahuge ndawirukanye. Sabiye abera bawe, sabiye abashumba, barimo n'abapastori baciye amabaruwa ndetse rwose agiye gutuma
imitima yabo yongera gukomereka. Mbasabiye inkomezi, mbasabiye imbaraga, mbasabiye ubuzima bushya, mbasabiye kuhagarara mwami badatinya, kandi wowe wabahamagaye ubakomeze. Nirukanye buri mbaraga yose isenya umurimo, buri mwuka mubi wose unaniza umurimo, kugira ngo umuntu wese ukwiye kugira umumaro ugere mu gihe gisa n'iki. Icyubahiro n'ikibi cyawe muri byose, izina ryawe ryubahwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, turabakunda. Shalom shalom, mugubwe neza.